Akamubwira tu ubuyobozi bw'igitugu turaburambiwe. Ubu dutangiye n'umusore genda kubita akajerekani gake gake maze none uri kugenda atumiza abaturage ahantu runaka. Ko bigaragara agenda atumiza abaturage ngo baze barebe ahantu bahurira bagakora inama. Kigaragara ngo ashobora kuba ari wa muntu ugenda witwa umuntu umuvuza nduru ugenda utumiza abaturage kugira ngo rero ko abantu bateranira bakabasha kuba bakora inama. Abaturage inama iratangira saa yine zuzuye, nta bintu by'ibiciro bihari, uri bukererwe baramuca amahumbi 5. Mubanguke. Mwaka mwanya guhamagara umwana w'umukobwa uhasesekaye yarabashe kuba yakitabira inama mukagenda gabitangaza. Shaka kuba atari wenyine kuko ndabona ari undi muntu bari kumwe nawe, shaka kuba ari we muyobozi w'umudugudu. Barimo baragenda baganira ku kibazo cy'umuturage, abaturage babo uburyo bagomba kuyobora, uburyo batacyumva. Mwana w'umukobwa nakamusubiza ati mu kwihanganira kuyobora kuko ibintu biba bikomeye, ubuyobozi bw'iki gihe ntabwo bworoshye kuyobora abaturage cyane cyane atari umuturage umwe. Umuyobozi nawe akamubwira ati ndagerageza bishoboka. Umwana w'umukobwa akamusubiza ati mu kwihangana bikomeye kuko ni inshingano afashe kandi kuyobora si ibya buri wese. Kigaragara umwana w'umukobwa ashobora kuba ari umuntu ukunda uyu muyobozi aramwishimira cyane kuko arimo aramuvuga neza cyane amutaka ibigwi ibyiza abagejeje. Umuyobozi nawe akamubwira ati kariya ni akazi kanjye ndi gukora nk'uko nakorera abaturage banjye. Buri muyobozi wese akwishimira ko yakorera abaturage biwe akabateza imbere bishoboka byose, nta kintu kimwe nazakora abaturage banjye. Mwaka mwanya hari abandi bantu bahingutse kigaragara n'abaturanyi abaturage bo muri uwo mudugudu baraza baganira bigamba ukuntu umuyobozi wabo ari mubi cyane batamukeneye, kuzavuga ukuntu batamushaka rwose, ngo umuyobozi nta cyiza yabagejejeho, nta kintu yigeze abamarira, nta terambere yabagejejeho kandi ibikenerwa byose nk'abaturage barabitanze. Umusore ushobora kuba gutambuka hano ashobora kuba ari umunyamafaranga kabisa, urabona ukuntu ari gutambuka afitemo n'umwiryo mwinshi cyane, ari kwigamba ukuntu uyu muyobozi atamukeneye na gatoya n'ubundi bamutoye atamushaka ntawe akeneye kabisa. Umusore ameze nabi kabisa afite amahane. Umukobwa bari kumwe nawe akamubwira ati umuyobozi ntabwo tumukeneye, ashobora kuba ari shere ko bari kubyumva kimwe. Tugaruka ku muyobozi wacu n'umukobwa wacu twatangiranye nawe kano gafilime kacu. Bihebye kabisa, umuyobozi ameze nabi atekereje ibintu abaturage nta kintu atabakoreye, abaturage niba bari kunyurwa. Umusore nawe ati umuyobozi si mukeneye n'ubundi nta mugore watuyobora n'abagabo kuko uyu mugabo ashobora kuba agifite imyumvire yo kumva ko umugore atayobora. Shere we nawe aramushyigikira ameze nabi kabisa, nubwo namwise shere we gusa simbizi imyihanganire gusa ukuntu bagaragara nk'abashyira abo bantu. Umusore ati umuyobozi si mukeneye, ibaza umusore utatinyuka no kuba yabwira umuyobozi ko atamukeneye. Baramutuka baramubwira nabi gusa umuyobozi arihangana bararamukanya bamusuhuza gusa bafitemo ibintu by'imihari n'imijinya gusa ni kagahinda gace kagaseko gaca hejuru agahinda nyamuneka mu mwihangana nanjye mba navugishijwe. Filime hano iba yaryoheye byatari. Abaturage bose nyine bagomba kwicara bakumva icyo umuyobozi wabo yabateguriye. Nakamwanya undi musore ugaragara n'umukobwa bari kuza, kigaragara amakuru yabagezeho ati mwatinze, inama yatangiye gutangira saa 9 none rero mwaje saa 10 mwatinze, amasaha yabagendanye ati muracibwa amande. Ati mwihuta ahubwo murebe ukuntu mwahagera ko abandi bahageze kare cyane. Muje muri inyuma we ngo ngakonike ngo ni nk'akabasaza uramubona cyane yigize umusaza kandi akiri umusore. Ati nyamara umuyobozi uyu munsi nta kintu ari butubwire kuko abantu bose ikigaragara uyu mudugudu wose ntabwo wishimiye umuyobozi wabo, barimo baramuvuga nabi bafite amahane. Nyamuneka muze gucunga neza murebe abantu bataza kurwana. Ushobora kuba ndi gusobanura aka gafilime nyamara ari umurwano ngiye kwirebera nanjye hano. Hari undi musore n'undi mukobwa bivuriraga ahantu mu gashyamba, umusore ugaragara nk'uwananiwe kabisa bari kuza bagaragaza ko umuyobozi wabo bakoreye ibintu byiza, bakuza batakaguza umuyobozi wabo bakamutaka ibyiza, bavuga ukuntu umuyobozi bakoreye ibintu byiza aramushima akamurata ati rwose njyewe umuyobozi ndamukunda rwose yatugejeje ku bintu byiza cyane.
ati umuyobozi njyewe nzamugwa inyuma umva igipfunsi nakimuhaye rwose. Timwiriwe umuyobozi, timwiriwe neza. Ati se ko mwatinze kugera mu nama? Ati twari turi mu mirima aho hepfo aho ngaho. Sha ndabona aho bigeze none namwe amajwi mugiye kuyifatiramo aho ngaho nanjye nicara nkumva usobanura neza aho ngana nanjye ngiye kuyifatiramo. Reka mbareka namwe mwiyumvira ikiganiro. Tuna mu nama nawe. Ndabona nawe mu nama. Kumubangurira se. Abandi bapomise bamwamuretsa kizera mu nama. Bibagenza mu nama y'indandika ngenda giskiri. Gene kwana sare ni. Abagore nibadiri bahawe ijambo. Ese mubona ntacyo twageraho? Kandi cyo se mapaka ko kuyoborwa n'umuwita cyane n'umuwita. Abaye umugabo akafata imyanzuro gusa. Ibyo birekereza mu nama abagore bahawe ijambo kandi abagore bashoboye. Reka nkubwire ihora muhagabomba kituyobora tugende. Genda bishyigikiye. Abantu mwakerewe inama ari saa 4 muracibwa amande y'ibihumbi 5. Ariko ubundi muyobora ariko mwishiza muteko iki mutagomba kwishyura se. Ntabwo mwakerera inama yagomba kuba saa 4 muhageze saa 5. Mwaretse tukumva ariko mwigire n'ubundi ntabwo mwariye twariye umva tukumva icyo babivugaho yenda twatwana cyane babazi ko twakenera mwese twicare hasi usubire mu myanya yanyu Abazi bw'igitugu nabo usubire mu myanya wanyu mwese mutuze mwigize mwananiranye neza mugiye kubigaragaza no n'imbere y'abayobozi. Ako namwe rero mureke twumvikana n'ubuyobozi. Umuyobozi wacu katuyobora mu mahoro mwashize hamwe tukamufasha ariko bananiwe nawe. Bo reka rero ngiye mvuga uko mbitekereza. Yego ho bavuga rwose ajya avuga nk'abaturage mwe rero. Nimwite ko yenda muzi ko duturanye n'umuyobozi cyangwa mwite ko tujya duhura kenshi yenda turi kumwe. Ubuyobozi na business ni ibintu bikandukanye. Ariko niba ngewe nta service ndasaba ngo nyimwe uyu ni umuyobozi abamuvuga nabi niba amushyigikira basangira se namaze kubyimba n'uwo uko mungana uko mubayeho mutarya imitsi yacu. Ase mumva ko batunzwe no kuba barya imitsi yanyu. mutayirya uri kumwe n'ababaho. Bande se umuyobozi yanyandikira twese bajye mubaho umuyobozi bwacu. barabyibushye byana byabo birabyimye twebwe abakiriya zaratwishe mituweli twarazibuze. None se kuba ufite amafaranga ko nayakoreye n'iki cyatuma nanjye atayiga. Ariko rero reba umwana wawe se ubera wirwanywera wafashe uyu mugabo umushyira mu cyiciro cy'ibihumbi 20 azabivana azabikura mugomba kwemera nk'abayobora wumva adashaka kubyemera azafunga. Reka mubwira ubuyobozi bw'igitugu turaburambiwe.